turaba dufashe ku isi tuyifunze tuyifashe ingoto aho nta peteroli izongera guca, nta bikomoka kuri peteroli byose bizongera kunyura hano. Nuko unamuhora wari muzi nuko niwo ucamo 20% ku bintu byose bikomoka kuri peteroli niho binyura. Bivuze iki? Bivuze ngo Iran isirakare tuvuga tuhereye none Tel Aviv turayigira umuyonga, Haifa tuyigira umuyonga, ahantu hose hari inyungu za Israel ndetse ubu noneho bonyeho n'Abanyamerika naho tuhagira umuyonga. Turasa turakurasa inshuro nyinshi. Iran ifite ngo ibisitoke z'ibisasu byinshi cyane. Ibi bintu birimo biraba ntabwo ari Iran irimo irarwana. Izi bintu byandi bita ngo ari proxy war. Ingagi Empire, Ingagi Empire. Iyi ni yindi channel. Iyi ni yindi channel icyaho amakuru acukumbuye asesenguranye ubuhanga. Channel nziza cyane muzamusangaho ibiganiro bikozwe n'umusesenguzi mukunda cyane witwa Mutwara Sibo TV. Jya kuri Ingagi Empire ukanda subscribe, unatanga na comment utubwire ibyiza twabagezaho. Ingagi Empire ni yindi channel iyuza amakuru asesenguye. Ibihe byiza nshuti za kadasohoka basangira ngendo bavandimwe, dusangira urugendo rwo kugenda tumenya amakuru kuri no channel yacu nziza cyane y'Ingagi Empire. Twongeye kubasuhuza wambaye bwa mbere nitwa Mutwara Sibo, naho nawe reka nkubwire ngo ureba hasi, ureba hano handitse subscribe, niba utarasubscribinze nawe ukande subscribe cyangwa se abone, ubundi dukomeze kubana. Rero nanone tuje komeza busesenguzi, tuje kurebera hamwe amakuru yaba yasohotse kugira ngo tuyasesengure tubashe kumenya ngo ni ibiki. Tunagenda tuna breaking rero ameza busesenguzi tujeho, hari amakuru yasohotse adasanzwe kandi ashyushye aho ubu ngubu tuvugana nyuma yuko Amerika iteye muri Iran ikarasa ziriya site za nucleaire yatunganyirizagamo imbaraga za kirimbuzi cyangwa se yatunganyirizagamo ano masite nucleaire bakoreragamo zino ngufu za nucleaire. Ni ukuvuga ngo Iran yasirakara, ikimara kurakara yayisibwira inteko ishinga amategeko iricara, imaze kwicara ihita ifata umwanzuro wo gufunga uno muhora wa Hormuz. Ubu tuvuga umuhora wa Hormuz bawufunze, kandi mbibutse yuko umuhora wa Hormuz usohokamo 20% by'amavuta by'ibintu byose bikomoka kuri peteroli bisohoka ku isi hose. Ayo nama kumwe turi bugera tuganira. Ikindi Iran irashe military base za Amerika muri Syria. Turagana ku ngingo nyinshi zitandukanye, harimo nk'ubugiro Evin prison ni prison yari muri Iran. Ubu ngo tuvugana bamaze kuyirasaho, imfungwa zimwe zakomeretse izindi zatashye. No kuvuga ngo byabaye ibibazo cyane. Aha rero turagana ku bintu byinshi cyane, aho turibuze kuganira nanone kukuntu reka tujya mukomeze busesenguzi twisesengure, kuko ingingo nyinshi zigenda zizamukiramo ubundi dukomeze kubana. Turaganira ku ngingo nyinshi zitandukanye, ariko reka tugende tuganira turagenda byinjiramo bizamuka ingingo ku ngingo. Turaganira ku bintu byinshi bitandukanye, turagenda tuzamuramo izindi ngingo. Ubu ngubu rero tuvugana military base za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafite muri Syria, Iran irihoreye irazitwitse. Nyuma yuko nabo batwikiye ari amasite ya nucleaire, ubu nabo barazitwitse kubera iki? Barazitwitse kugira ngo bihorere nyuma yuko Amerika rishongoye babwira ngo turabarashe noneho ngo tujye mu biganiro. Iran rero yabacunze, irababara neza, irangije iragenda ifata ahantu hari military base bitwa Ali Hasakah, nimba mbisomye neza simbizi ni Cyarabu. Military base y'Abanyamerika, military base yabo iratwitswe nyuma yuko nabo batwikiye site za nucleaire aho batunganyirizaga zino ngufu. Nyamara tubibutse yuko nubwo bavuga kuriya Amerika ntago yaharashe ngo ihababaze, kubera yuko byamaze kugaragara uwitwa Dmitry Medvedev wo mu Rusiya niwe yahoze ari na president, yanabaye president w'u Rusiya, ngira ngo muhitamo byumva neza. Ubu ngubu niwe wungirije ushinzwe umutekano, umukuru w'umutekano mu gihugu. No kuvuga ngo niwe wungirije Putin mu kanama gakuru ko mu gashinzwe umutekano. Urumva ko atari umuntu woroshye. We yarivugiye aseka Abanyamerika, abanegura bavuga ati murimo murivuga ibigwi ngo
ngo amasite ya nucleaire y'abanya Irani kandi nta n'ikintu umwana akoze ari ukurasaho gusa nuko ngo barayarashe ntibayashwanyuza. Ikindi uno mugabo ukuriye kano kanama gashinzwe ibintu by'ingufu ku isi za atomic bomb muri rusange nawe ubwo yaravuze ati nta mirasire cyangwa se nta ngufu za nucleaire zigize zisohoka mu ruganda. Bivuze ko nyine batarurashe nuko ngo rero imanyoboza ibyo Trump yavuze kubera ko Trump icyo gihe yaratobeshye. Mbega muri make Trump ubone tugikomeza gusesengura none no makuru. Trump itume yavuze kuriya nukugira ngo yanze kujya mbega we Irani horaga yemera ibiganiro kuko ati nuko twemera ibiganiro ariko turakomeza tubarase nimu turasa turabarasa. Iragenda isenya muzyo wa Gaza ifata Israeli irayisenya none ubu ngubu Israeli hafi yose yabaye amatongo. Ibyo rero byatumye Amerika igira ubwoba byo kuza mu biganiro yasabye mbega nk'abatsinzwe. We n'umuhungu wa Israeli bigaragara ko batsinzwe. Bahise bigira inama rero yo kujya gute yo kugenda bakarasa kuri amasite ya nucleaire ya Irani ubundi bagahita noneho bemera ibiganiro. Ikintu gishekeje rero Irani yahise babwira ati ntabwo twajya mu biganiro tutabanje kwihorera. Nukuvuga ngo n'ubu Irani iracyabarasa nagaraho ngo gusa rero ni muri rwego ino military base ya Amerika iri muri Irani bamaze kuyituritsa bayirasheho. Imibare y'abapfuye turacyayikurikirana cyane ndetse n'abakomeretse usibye ko nubundi akenshi bikunda kugirwa ibanga kuva ari ibintu bya gisirikare. Andi makuru rero nagarango Irani gusa umujinya wa Irani ugarukiye. Umujinya wa Irani ukomeje kuzamuka ukomeza kuba mwinshi cyane aho ubu ngubu noneho abadepite inteko ishinga amategeko yahise yicara igahita ivuga iti ntago twakomeza kurebera cyangwa se kwihorera kwacu ntago guhayije kurasira kuri zino military base zonyine ahubwo tugomba no gushaka ukuntu dufunga no muhora wa Hormuz uno muhora wa Hormuz dutumana kuwufunga turaba dufashe ku isi tuyifunze tuyifashe ingoto aho nta peteroli izongera guca nta bikomoka kuri peteroli byose bizongera kunyura hano nuko uno muhora wa Hormuz nuko niwo ucamo 20% ku bintu byose bikomoka kuri peteroli niho binyura. Bivuze iki? Bivuze ngo ibiciro bigiye kwiyongeraho 20% ku isoko. Ngira ngo benshi muri mwege mwatangiye kubona ko essence yazamutse ibintu byatangiye kuzamuka byakomeye cyane nuko ibi byose biri mu ngaruka z'intambara Benjamin Netanyahu yashotoye atera kuri Iran kubera bya bintu byabo byo kuvuga ngo ntabwo bajya bareka kwihorera. Mbibutsa ko n'ubushize Iran yari yabakubise yari yabababaje ariko mu kubabaza baravuga ngo bazihorera baraza bihora bya nta kigenda nka biriya byo kwibyanyira rurishwa. Irani irabasekera bihora avuga ati nta kintu mukoze n'undi no kwikina mu itazamakuru bari bategereje no kwihora bya nyabyo. Nibwo ejo muri kwa gatanu ngira ngo murabyibuka baje noneho baraza noneho baje kwihorera bya nyabyo bacunga Irani iri mu biganiro Amerika yayirangaje Amerika irimo yibwira ati muze twigire mu biganiro twiganire bo bumva nyine nta muntu wabatera. Niho rero Israeli yabakutunze ihita ibicamo bari abayobozi bose irabica irabamara mugiye ngo murabyibuka. Irani rero Irakara tuvuga tuhereye none Tel Aviv turayigira umuyonga Haifa tuyigira umuyonga ahantu hose hari inyungu za Israeli ndetse ubu no bonye horiza abanyamerika naho twagira umuyonga. Abanyamerika rero babonye ko umungu wabo yasumbirijwe nibwo bahise baza baratsa ana masite ya nucleaire ubu ne baza kuyarasa. Irani nayo tuvuga ati nta by'ibiganiro tutarihorera nuko bateye ati kandi tubabwiye turagikora natwe tugiye kubabaza uko bakabivuze rero. Ayatollah Ali Khamenei yarababwiye ati mukozi ikosa rikomeye cyane rizababyara n'ingaruka zikomeye cyane kuturasira kuri site nucleaire. Za ngaruka rero zatangiye kubaho niyo mpamvu murimo murabona umuriro uri muraka muri Syria military base ikigo cya gisirikare bayitwitse barakirimbura bikomeye cyane bagitwitse kandi nagarango gusa Syria Israeli ntabwo nayo ubwayo yicaye ntabwo yicaye nayo ubwayo nayirgerageza gusubiza gusa umujinya w'abanyerari ni uri hejuru kubera ko cyane ko byanagaragaye ko barusha imbaraga byagaragaye ko barusha kime. Niyo mpamvu bari barafata nuturasa turakurasa inshuro nyinshi. Iran ifite ngo ibistoke z'ibisaso byinshi cyane biremereye irimo iravundereza kuri Israeli kuri Israeli n'ubwirinzi. Mbibutse ko bwa bwirinzi bwabo ngo nukuvuga ngo R1 R2 R3 Iron Dome David String n'ubundi bose na za z'abanyamerika babahaye n'izindi byose byarananiwe kubera yuko harimo haragwa imvura y'ibisasu. Iran ifite stoke ngo nini cyane ku buryo amakuru aravuga ko n'ubu ngubu ntago baratangiye gukoresha ku nkunga uretse ubwirinzi
bw'Abarusiya nibwo bwaje kubarinda ubwirinzi ubutasi bw'Abashinwa ibintu byose mbega bafite nabo support inyuma no ngo Iran ifite support inyuma kandi reka mbibutsa akantu ibi bintu birimo biraba ntabwo ari Iran irimo irarwana izi bintu byabindi bita ngo ari proxy war za ntambara zo bashora mu ndi muntu bagashyiramo abandi bantu bagomba kwirwana no ngo ukarwana ku nyungu z'undi muntu ahangaha rero Iran ntabwo ari irimo irarwana ahubwo irimo irarwana abarimo bararwana banyabo n'Uburusiya bufatanyije n'Ubushinwa barimo bararwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije nayo n'inshuti zayo nukuvuga ngo bivuze ngo Iran ntago yatuma intambara irangira Abashinwa batabyemeye oya niyo mpamvu ubona Amerika Donald Trump ejo muri yarebye avuga ati nawe kugira ngo dusuke muri ibintu nuko tujya mu biganiro arebye kujya mu biganiro asanga ntago yajya mu biganiro Israel yarasagitse yarabaye amatungo abantu basigaye barara mu mateme barabaye nebo nk'inzerezi kandi babazungu mujye mwemera bivuze ngo yarebye avuga ati none kadushoze intambara tubaraseho tujye mu itangazamakuru twivuga ibigwi tuvuge ko twababaje nibarangiza kuko nabo n'ubundi bemera kuganira aho tujye mu biganiro niyo mpamvu ya Donald Trump bakimara kuharasa yahise aza kuri kamera aravuga ati noneho twaharashe yivuga ibigwi yivuga imyato avuga ukuntu bayibabaje kandi nyamara wari bantu bayibabaje kuhabura arivuga ibigwi yamaze kwivuga arangije ahita avuga ngo noneho ngubu twajya mu biganiro komeza ibiganiro bya biganiro Iran yemeraga noneho tubigeho igihe bigishekeshe rero Iran nayo babwira ati ya nagaruko tumeza muturasheho twari tuzi ko tujye kujya mu biganiro mwatujijishije kubera iyo mpamvu natwe turaza mu biganiro none tumaze kubakubita Amerika itigira ubwoba Amerika itangaza ngo noneho mufite abantu ngo turiburasa dufite tagiti nyinshi twarasaho nimwihorera turababujije nimwihorera nako tuzabababaza Iran yabaga ati nugende nako tugenda kuri ibyo bikangisho muturasa tubarasa mudutera cyerekeye ko atari Iran n'u Rwanda ubu noneho Dmitry Medvedev ubwo yivugiye ati ntabwo dushaka gukomeza kurebera ku muntu watwisunze ikindi ntabwo ari wowe wenyine perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ubwo yivugiye ati ntabwo umuntu watwisunze tugamutererana umuntu watwisunze cyane ko Iran mbibutse ziriya misile zimini zira drone z'ubwihabuzi za kamikaze mwibuke ko Iran ariyo yazifashe ikazihera Putin ikazivuga ati acya tuguhe intwaro ujya kurwanisha n'abanyaburayi muri Ukraine bivuze ngo nanone ni proxy war ni ntambara ihagarariwemo n'abandi bantu abantu babaje kwihagararamo bakaza bakayihagararamo bivuze ngo Iran nayo irimo irarwana intambara ya proxy kubera yuko ntago ari irimo irarwana nubwo bigaragara ko ari batego ya n'Ubushinwa buri inyuma n'Uburusiya nanone kandi Ukraine ntago ari irimo irarwana iyo abarimo bararwana banyabo ni Abanyamerika ni OTAN irimo irarwana n'Uburusiya n'inshuti zabwo nabwo abantu rero barimo barasesengura bakavuga ati Imana idufashe Imana ibijyemo hagati ibintu tazabyara intambara ya gatatu y'isi kubera ko amabloke yamaze kwikata hari BRICS hari niki mbabwira yuko ubu ngubu tuvugana ibihugu byose biba bagenda bifata position n'Uburusiya bwari bwashatse kwigira netre bwabivuyemo bahita bujya ku ruhande rwa Iran ku mugaragaro 100%. Wenda kamasobanura impamvu Uburusiya bwagendaga gakeya budashaka kugaragara nkaho buri nyuma ya Iran kandi tubireba tubona ko ariko buri mu bitugu bya Iran burimo barasupportinga bijye no gushinwa nuko Israel burimo barwana cyangwa se Abanyamerika barimo barafasha Abayisiraheli kandi Abanyasiraheli benshi kugira ngo murabizi ko cya gihugu gishinzwe ejo bundi mbere y'uko cya gihugu cya Israel kibaho 90% by'abaturage bari batuye abaturage batuye muri Israel abenshi bakomoka mu Burusiya uti wenda kubera iki abenshi bibuka ko bishwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu ntambara ya kabiri murabizi ko Hitler yabakoze muri abambari babo ndetse buri hano hari n'ibindi tuzabagana tukababwira ko n'abongereza bishe benshi n'Abanyamerika bakica Abayahudi benshi ariko bitavugwa byose bishyirwa kuri Hitler ibyo nabyo tuzabikora ikiganiro kiragiye rero ahantu honyine abantu bagomba kurokera abarokotse benshi b'Abayahudi cyangwa se b'Abanyayisiraheli abenshi nabari bibereye mu Burusiya kuko mu Burusiya ho nagara abana babi nago babishe niko twabivara bo nago babishe bo barabaretse niyo mpamvu abarokotse benshi barokokeye bari bituriye mu Burusiya ibyo rero byatumye hashikishingwa igihugu cya mbere gishyashya hashishingwa igihugu gishyashya cya Israel nyine abenshi bagiye kugituramo na abantu bari bavuye mu Burusiya kuri 90% bose banavuga ikirusiya kandi bibera muri Israel ibyo rero bisobanura iki bisobanura yuko
ugomba kwitwara gakeya, ndavuga Putin yagomba kwitwara gakeya, ntagaragaza uruhande abogamiyeho nubwo rwose ari inshuti na Irani, ariko none n'abaturage ayobora benshi bafite bene wabo cyangwa bafite abanyayisiraheli bakomoka muri Irani. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ubu ngubu no kubera kuntu bamuteye umujinya yarakaye, yahise avuga ati enough is enough, ubu ngubu tugiye kugira ikintu dukora, tugiye guhaguruka natwe ntabwo twabaye kurebera kugeza naho Dmitry Medvedev yavuze yarakara avuga ati ubu tuvugana n'imitwe y'ibisasu bya kirimbuzi umuntu yabiha Irani, ariko ntimukomeze kuyimenyera kubera ko ibi binangasuzuguro kwako Irani yo yivugiraga ati Amerika ntubizemo, reka nkubita umuhungu wa Israel wacu arazanyikira abayobozi araza nandasa ndeka mwikubitire muhane, ariko nawe yamukubitanaga ubushinya, yaramukubise aramushwanyaguza mu tuvugana. I Tel Aviv na amatongo nta abaturage bakibaha hejuru y'ubutaka, ababa hejuru y'ubutaka nimbarwa, abenshi bagiye kuba muri ya mihanda munsi y'ubutaka mu makave, hejuru harashwanyaguritse, abantu babaye inzererezi, abantu babaye impunzi ifunguye, mbega ni inkambi ifunguye, niko twabibara, ni inkambi ifunguye, wenda ho nta mahema barashinga, ariko bagiye kuba munsi mu matano muri bwahovu muhane basanzwe bihisha. Ubu ndetse kugeza ubwo bamwe babaza ati se kumbona mwazeza amatura mukamwiryame hano n'ibikoresho n'iki n'amasafuriya hariho mutekera bimeze bite? Batoya ati hejuru n'undi tugiye twagerayo tukumva ubuduha, bakavuga ati Irani yohereje ibisasu, tukongera tukamanuka twirukanka, twongera nyuma y'abatubwira ngo birarangiye, twasubira bakongera bakarohereza iyindi mivumbe y'ibisasu. Ati byiza rero twafata za matera zacu n'ibikoresho n'iki n'ibyombo byombo n'iki tukaza tugasasamo hano munsi, ubwo nyine tukariho turyama, tukariho twirirwa, tukariho turarahaganduka mu rugo. Cyane ko bekere ko n'ubundi bya bitaje bajyaga barata barabishenye, byabizuba byarasenyutse, imihanda yarasenyutse, amavuriro yarasenyutse, amashuri yarafunze, ibintu ni ibibazo bikomeye cyane. Abasirikare bo rero, abasirikare bo n'urupfu gusa nawe urabyumva, cyane ko military base ari ikintu cya mbere Irani ibitagitinga imbere bajyaga baratubwirinzi, none ubwirinzi bwarananiranye, abanya Irani bazanye ibisasu bibyina, ibisasu bigenda bikwepa ibisasu paka bigiye bikagera kuri target babyoherejeho. Rero wowe waradukurikiye, ndize ko mbwiye mu ncamake, wowe niba utarakanze subscribe ureba hasi ukande subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe, kugira ngo dukomeze tugiye komeza y'ubusesenguruzi, turushaho kunezerwa, unasharinga byarushaho kuba byiza, unatanga na comment kugira ngo dukomeze kuganira. Ibihe byiza rero, yari channel yanyu bayita Ingagi Empire, umusobanuzi banyita Mutwarasibo, komeza kubana natwe. Ibihe byiza, ciao. Ingagi Empire, Ingagi Empire, iyi ni yindi channel icyaho amakuru acukumbuye asesenguranye ubuhanga, channel nziza cyane muzamusangaho ibiganiro bikozwe n'umusesenguzi mukunda cyane witwa Mutwarasibo TV. Jya kuri Ingagi Empire ukanda subscribe, unatanga na comment utubwire ibyiza twabagezaho. Ingagi Empire ni yindi channel iyo uzamakuru asesenguye.